nongeye kubasuhuza uyu munsi nabateguriye ikiganiro turi buganire cyane cyane tuvuga abavuga bibwira yuko ari bo bonyine bafite uruvugiro kubera ko bafite za mega mu mahanga bakabwira abanyarwanda. Nkaba maze kubona yuko hari abanyarwanda bakurikira ubumenyi ibyandikwa kuri Facebook, ibivugwa kuri YouTube, n'abantu baba bashaka amaramuko baba bari mu Rwanda cyangwa se abari mu mahanga. Nibutse abanyarwanda bakurikira ibyandikwa kuri YouTube, binavugwa kuri YouTube, ko birabahenda, birabagora kubona za mega. Abo mushaka gushimisha ntabwo bibagora, kuko benshi n'abanyarwanda bigize abanyapolitiki baba mu mahanga, bo bafite za mega ku buryo bworoshye, noneho bakavuga ibyo bashatse. Ubu rero kugeza ubu hari ibice bibiri YouTube ifitemo abayireba benshi. Icyo gice iyo wanditse ku bintu bijyana n'ibikozasoni, ibintu bijyana n'ibitsina, abantu barakureba. Ikindi gice cya kabiri gikomeye ni ugusebya leta y'u Rwanda. Umuntu ushaka amafaranga ya YouTube ashakisha uburyo yasebya leta y'u Rwanda. Burya rero abantu ikintu badasobanukirwa no kubera ikintu uko umuntu aba akomeye, ko igihugu cyacu gikomeye, ni nako abakivuga nabi bazarushaho kurebwa. Kubera yuko amahanga arashimitse, atekereza avuga ati ese kiriya gihugu cyo kizazamuka kugeza ryari? Kizazamuka kugeza he? Twebwe abanyarwanda rero tugomba kuzirikana iyo ntego tuba dugira yo kubaka igihugu gikomeye, tumenya ko hari n'abandi bashaka gusenya. Wowe rero uca iruhande ugatega amatwi abantu basenya, ukibagirwa ubushishozi, karagukomera. Kubera ko maze kubona mu busesenguzi bwanjye, cyane cyane muri aya makuru y'iki gihe turimo, ko hari abanyarwanda mu gihugu bahisemo guhakwa, bahisemo kwigana, bahisemo kwitiza imyumvire y'abarwanya igihugu bari hanze. Ntibazababeshye ngo ni abanyapolitiki, kuko demokarasi turiho twubaka mu Rwanda ntabwo ari ya demokarasi ya kera yo kuvuga ngo ubutegetsi buzahirikwa hajyeho ubundi bushyashya, abaturage bazagira ubuzima bwiza bw'ubutegetsi buriho buvuyeho. Njyewe nifuza yuko ubutegetsi buriho buzasimburwa n'ubuza bwuzuza, buza bukosora, atari ubuza busimbura cyangwa se busenya ibyari biriho. Niyo mpamvu ibiriho tugomba kubyiga, tukabyumvikanaho, tukamenya ibikenewe. Niba rero ugiye kuvuga icyo wumva utekereza, banza utekereze, ese igihugu cyacu gikeneye iki? Ugereranije n'aho kivuye, ugereranije n'aho kigana. Mu by'ukuri muri iyi minsi abantu bashimye umutegarugori wafashe icyemezo cyo kuvuganira abaturage. Nanjye ndi mu bavuganira abaturage, kandi ndamushima ubutwari kuba ari wenyine yigenga, nk'uko nanjye mvuga nta shyaka turimo. Ndahamya ko dukeneye gufatwa mu mugongo n'abatwumva n'abadukurikira. Amakosa umuntu wigenga ashobora gukora atanga ibitekerezo bye, hakaba inyoroshyo mu buryo bwo kuyakosora. Iyo ariko amakosa akabije, nibwo bisaba buri munyarwanda wese gutanga ibitekerezo. Hari abenshi bavuze bati umutegarugori witwa Idamange yagize neza kandi yanagize nabi. Ibyo bintu bigomba kumvikana. Njyewe hano icyo nifuza kwibutsa abanyarwanda ni uko koko dukeneye abavuganira abaturage mu bibazo byabo bya buri munsi. Hakaba hari uburyo bushyashya
uriya mutegarugori yazanye bwo gutunga agatoki ikibazo ukanavuga izina ry'umuyobozi ugatanga n'urugero ugasobanura impamvu itakenewe. Ibyo tubigira umwitozo kuko guharanira iterambere ry'igihugu cyacu, guharanira ubwisanzure, nta handi byaca tutubahutse ibibazo bikomeye bituma. Hari ariko uburyo bwo gusobanura ibyo dushaka kuvuga, ugasanga turitiza amagambo y'abanzi b'igihugu. Hari ririya jambo iturufu rya jenoside ni ijambo rikomeretsa abanyarwanda, ariko uriya mutegarugori mpamya neza ko yaritinye ataryitije n'ubwe si irye. Iryo jambo ryahimbwe n'abarwanya leta bakorera cyane cyane mu mahanga, bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda. No kuvuga ko igihe uvuze iby'iturufu ngo jenoside n'iturufu, ni uko bari abantu bahimbye iryo jambo baba bavuga ko jenoside ariyo yafashije FPR gufata ubutegetsi, ari nayo ibukomeje. Nyamara tuzi neza ko FPR ariyo yabuhagaritse, ikaba ikomeje kubungabunga amateka muri za gahunda zo kwibuka kugira ngo itazongera kuba. Ni ukuvuga ko niba mfashe nk'uriya mutegarugori, niba ushaka gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'ibikorwa muri iki gihe byo kwibuka, uburyo inzibutso zifashwe, ukavuga uti jyewe uburyo bikorwa ndifuza ko byahinduka kuko birambangamiye, cyane cyane umuntu w'umucikacumu nawe hari ukuntu aba abona hari ibintu bimubangamiye. Icyo gitekerezo wagitanga, ariko ugahitamo amagambo yawe ubwawe udakoresheje amagambo abapfobya bakoresha, kuko icyo gihe nawe urapfobya. Gutanga igitekerezo ku buryo inzibutso zimeze, uburyo zigomba gucungwa, waba unavuga uti jyewe kuba bishyura amafaranga abagiye kureba imibiri y'abacu bishwe, simbishyigikiye, ukabivuga gutyo, ariko utitinije amagambo y'abatanashyigikiye n'icyo gikorwa muri rusange. Amagambo yakoreshejwe mu rwego rwo kwanga, guhakana burundu, ntabwo ariyo magambo agomba gukoreshwa mu rwego rwo gutanga ibitekerezo ku buryo igikorwa cyo kwibuka no kwita ku nzibutso cyakosorwa, kikabera abanyarwanda, kikanabera n'abacitse ku icumu. Irindi tira ry'amagambo akoreshwa n'abarwanya igihugu mu mvugo z'uriya mudamu, nazo ntazibonye mu byo ashaka kwereka ko igihugu nta muyobozi. Ibyo abo banyarwanda mu mahanga bamaze iminsi baduhira ngo mu Rwanda umukuru w'igihugu ari he, nyamara kandi twarabonye ko ari urugero rukomeye yaduhaye rwo kuguma mu rugo, rwo kudakora ingendo za hato na hato, ingendo zizi. Ejo bundi ntitwamubonye ari kumwe n'abakinnyi, ntidusanzwe tumukurikira ayobora inama z'abaminisitiri. Kuki se umunyarwanda washaka kuvugira abaturage muri iki gihe yakwigana ibyo by'abashotoranyi bo ku mbuga nkoranyambaga ngo igihugu nta umuyobozi gifite? Umuyobozi wa mbere w'igihugu cyacu ni amategeko. Amategeko arahari, niyo tugendera. Ntabwo ari ngombwa guhagurutsa abantu, mbese ni nacyo kosa rikomeye cyane nabonye muri ariya magambo byo gukangurira umuntu runaka ngo akore igikorwa utashobora, cyangwa se abantu ngo babe imizamvugo bari mu mahanga bakunze guhora bahamagarira ngo abantu barifuza ko abantu bakwigaragaza.
abo barwanya leta barigaragambije mu mahanga imyaka n'imyaka, bararuha bakava muri Amerika bakaza mu Burayi bagatagaguza amatike bajya kwigaragambya. Ubu basigaye bigaragambya ku mbuga nkoranyambaga, noneho bakanashuka n'abanyarwanda bari mu gihugu. Uburyo bwa mbere bw'ubushukanyi ni ukubashora muri bene ibyo bikorwa byo kuvuga ibintu bidafatitse, kubakura mu gihugu babahungisha, n'ibyo birirwa babeshya ngo barabahungisha. Banyarwanda turi mu gihugu, tugerageze kuvuga tuti niba ngiye kujya mu mahanga cyangwa niba nkeneye imfashanyo z'abantu bari mu mahanga, ntabwo nkeneye ko batwara n'ubwenge bwanjye, ntabwo nkeneye ko batwara n'ubwoko bwanjye, ntabwo nkeneye ko mbavugira ibyo bashaka ngo ni ukugira ngo YouTube yinjize amafaranga menshi. Bamwe mu banyamakuru benshi barimo barabizi. Kuba uzi umwuga ni ugukora itangazamakuru ukavuga ibibazo by'abaturage, udaharanira amarayika, udaharanira abasubscribers, birizana. Ariko niba uri umunyamakuru ukarangazwa no kuvuga ibibazo uko ubibona, abantu bazaza. Hari abafungura rero amacano bakabura abantu, akavuga ngo nimvuga Kagame nabi ndahita mbona abantu. Urababona ariko biragukoraho, kuko akenshi nta nubwo ubivuga ufite ibisobanuro bigaragara. Ntabwo ubusitari bw'undi muntu ari bwo wowe buzakugira umusitari. Niba ugiye gukora ikiganiro na Victoire kugira ngo abantu be bose bagukandeho, ushobora kwibwira ngo nawe ubaye umusitari. Umusitari ni uwo nguwo, kandi gukina ubusitari bishobora kugusitaza, kuko umunyamakuru ntabwo ari umusitari. Umunyamakuru akora inkuru abantu bayisoma ari benshi, bikaba bitewe n'iyo nkuru ejo ugakora indi, gutyo. Mureke rero ibyo gushukwa n'abanyamahanga b'abanyarwanda bo mu mahanga, ni abanyamahanga ndetse igenda abanyamahanga. Hari ibintu bitazagaruka, ni ngombwa ko dufatanya tukababwira. Nje barananiwe, ndi mu mahanga, ariko aho kugira ngo banyumvishe uko babona ibintu, byarabananiye. Ubu bariho baroba abanyarwanda bari mu Rwanda bababesheje ukuntu kugira ngo bajye mu murongo wabo. Ese mwagerageza igihe uko ufite imigazi ihagije, mukambwira ibitekerezo, ibyo mubona mu gihugu bitaberanye, tukabirwanya, tukabisaba ko bihinduka mu nzira zemewe n'amategeko. Kuki mukeneye kujya kureba umuntu wiguriye twamira duke kugira ngo abavugire, mukome mu mashyi, mutabarize, kandi kiraba byaba byashobokaga ntihagire umuntu uzongera kuzira ko yanejeje bari abanyamahanga. B'abanyamahanga nabo nibatabona ababazira bazakora iki? Ese niba muri mu mahanga abanyarwanda mugafungura amaradiyo mukaba mwifuza ko muvugira abanyarwanda, mwakoze ikinyamwuga mugasaba, nta kuntu umuntu ushaka kuvugira abaturage ari jyewe nabahamya uburenganzira, mukaza mugafungura na za FM mugatangaza. Ariko se murafungura amaradiyo muvugira ngo amashyaka yanyu, ubwo se bivuze yuko muvugira abaturage? Iyo muvuga ibibazo mwarangiza mukabeshya ngo amashyaka yanyu niyo azakemura ibibazo by'u Rwanda, ngo umunsi izaba idahari, aho muba muyoba, kuko nta n'upfushije ubusa ibyiza mwari mwavuze. Niba mwabonye ikibazo, mutubwire uburyo twakikemurira abanyarwanda. Naho mwebwe aho mu mahanga muri, ni muduhe inkunga zisanzwe z'ibitekerezo, mudufashe dushinga imishinga, mudufashe gusesengura ibibazo byacu. Ariko kutubwira ngo ibibazo byacu bizakemuka ngo amashyaka yanyu ari uko yafashe ubutegetsi, muratigiye.
murata igihe ndabwira abiyita bose ko ari abanyapolitiki bumva bavuga ngo baza baza bazagira akamaro ko guhirika mu butegetsi buriho babone gukiza igihugu, muranatuma n'abari mu gihugu bamwe na bamwe batekereza ngo abo bantu bari hanze nibo bazadukiza. Kujya hanze ndagira ngo mbasabe twese tujye hanze tugiye guhaha ibyo u Rwanda rukeneye. Abantu bari hanze badakeneye gufasha igihugu cyacu, ahubwo bakeneye ko kibanza gisenyuka kugira ngo bagende bacyubake. Njye ntabwo ndi muri abo ngabo, ntabwo ndi muri abo rwose. Muti rero tubafashe dute? Dufatanye tubabwire duti ibyo mukora byatangiye kugaragaza ingaruka mu mitwe y'abanyarwanda, kuko dutangiye kubona abantu bakoresha amagambo yanyu mu biganiro byabo bakeka ko bari bavuga ukuri bakibeshya. Ndasaba rero twese dukomere ku muheto, ntiduhungabane, tumenye ko icyo kibazo ari ikibazo cy'imyumvire. Abayobozi n'abaturage, ikintu gikomeye cyane tugomba gushikamaho ni itegeko, igihugu gishingiye ku mategeko. Ikindi kandi nanone tukarengera ubuzima bw'abanyarwanda bose, tukabahoraguza. Ni nayo mpamvu izi ngamba zose zifatwa muri COVID ndazishyigikiye cyane, kuko bijyana muri gahunda yo kurengera ubuzima, hanashyigikira n'itegeko, kuko itegeko, ubuzima, umurimo nibyo bintu bitatu bikiri. Mwese se mwaretse tukaba aribyo bishyira imbere, tukarangazwa n'umurimo wo guteza igihugu imbere, amagambo asesengura anasesereza abandi abashengura tukayareka. Abantu benshi muri iki gihe bahita basubiza ibintu batabanje gushishoza, ngo barebe icy'ingenzi, ngo barebe ikibazo aho gituruka, ngo barebe icyo umuntu ashaka kuvuga. Itegeko rizadufasha kumenya ko umuntu ashobora kugira igaruriro. Amarangamutima azaba make nitwizera yuko igihugu cyacu gifite itegeko risobanutse. Nuko rero nk'ibijyana no gupfobya, iryo tegeko rikwiye rwose ko risobanuka, kugira ngo umuntu utanga ibitekerezo ku buryo kwibuka byakorwa, ku buryo gucunga inzibutso byakorwa, abitange mu rwego rusanzwe rw'ubwisanzure bw'ibitekerezo. Ariko niba ashaka gukoma ku mateka y'u Rwanda ngo ayasenye ahakana aho tuvuye, aho ngaho niho hazaba harimo gupfobya. Ariko niba atanga ibitekerezo ku bikorwa muri kino gihe, tubisesengure turebe. Ashobora kuba afite ibibazo byihariye. Nuko rero niba nanone kandi uri umuyobozi, itegeko ukaba uzi ko rihari risobanutse, abanyarwanda bagomba kuba bareshya imbere y'amategeko. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu azira ko yishe itegeko kandi ari runaka, ari umuntu wacitse ku icumu ataragombye kwica itegeko nk'undi wese uwo ari we wese. Oya, abanyarwanda bose nibareshya imbere y'amategeko. Uwishe itegeko, twirinde amarangamutima yatuma twerekana ko ubutegetsi nyubahiriza tegeko butubahiriza itegeko ngo abantu babe bareshya imbere y'amategeko, ahubwo tubabungabunga bose hamwe, noneho tubiharire ubutabera. Ubutabera aho bari bwo buvuga buti uyu muntu afite inyoroshyo cyangwa nta nyoroshyo afite. Ariko twebwe niba turi mu rwego rw'ubuyobozi, urwego rw'inyubahirizategeko, twe nanone gukomeretsa umuntu runaka uba yavuze ikibazo cye, ubwo dusange ko ari mu rwego rutagomba gukora ikosa,
bumwe mu burenganzira abantu bafite harimo no gukora amakosa. Buri muntu wese ashobora gukora ikosa, ni mu burenganzira bwe. Ntabwo umuntu akora ikosa asa n'utari ukwiye kurikora, ahubwo ibituma abantu bakora amakosa ni uko akenshi na kenshi baba badafite ibisobanuro bihagije ku mategeko abuza ayo makosa. Urumva yuko natwe tubacyaha biba bitureba ko tuba tutarakoze akazi gahagije ko gusobanurira abaturage bacu amategeko imirongo ntarengwa y'igihugu. Ngaho rero turebe aho ibyo bituruka, aho ibishiko bituruka, tuharwanye. Abanyarwanda bakora batanga ibitekerezo bari mu mahanga benshi bafite ibice bigeze nko kuri bitatu. Igice cya mbere ni icy'abantu bariye ingoma ya Habyarimana badafungura amaso ngo bave mu bihe bya 1994 bahora bavuga ngo inkotanyi FPR zaraje zizagenda, ngo uko biri kose kugira ngo namwe ibyo mwakoreye mu Rwanda muvuge ngo muzongera mugaruke mubiyobore. Sinzi niba hari umunyarwanda umwe ku ijana babifuza. Bamwe rero muri mwe abenshi barambirije kuri izo za kanjete, mukirengagiza ko mwagize uruhare mwebwe cyangwa ababyeyi banyu mu kuzanira amahano igihugu cyacu. Mujye muvugisha ukuri, mumenye ko mukwiye guhindura umuvuno. Hari na bamwe muri mwe biyita ngo nabo bacitse ku icumu mu bundi buryo kugira ngo basesereze abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, bizamura hejuru, birengagiza uruhare bafite nyine muri iyo ngoma yateguye ikanakora Jenoside. Hari ikindi gice cy'abagize ibibazo, bagirana ibibazo n'ubuyobozi buriho, aho kugira ngo bahindure imirimo bakagumana akangononwa, bakagumana urwango. Abo bantu ibibazo, nta gihe abantu batava ku kazi ngo batangire akanya. Niba warashwanye n'umuryango wa FPR ukaza mu mahanga cyangwa ukaba uri no mu gihugu uri n'ahandi, iyo mpamvu yawe yo gukora iyo politiki ukwiye gushaka kwibanziriza mu kwiyunga n'uwo mwari muri mu muryango umwe mbere, kuzamura abandi mushaka kutuzana muri ibyo bibazo byanyu, kutwumvisha ubugome bwabo, ndetse na rimwe ibyo mwita ubwo bugome, ibyo mwita ayo makosa muri mu bayabakoresheje. Mukwiye gucubya, mukwiye gutuza, kwihimura no kugira urwango muri mwe rukaba ari rwo rwabahaye ubwenge. Ntabwo ari byo tugomba gushingiraho. Ntabwo ariyo mpamvu mugomba gufata abanyarwanda bari mu gihugu mu bigishe, bashyiremo ibindi bitekerezo bitandukanye n'umurongo turimo wo kubaka igihugu gituje gitekanye. Ikindi gice cya gatatu rero kinababaje cyane kandi ikigo kigenda gikura, ni icy'abifitemo ingengabitekerezo y'amoko muri bo, biyita ubwoko ubwo ari bwo bwose, ugasanga buzuye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu bitangiye no gucikamo ibice. Hari abajyaga bihisha inyuma y'ubwoko bagakorana n'ubundi bwoko. Ubu noneho murabeshya rero. Nta mpamvu n'imwe izatuma ibyo mutekereza byumvikana kubera ko mwerekanye ubwoko bwanyu. Genda umunyarwanda nahisemo ko mu byo nifuza ni uko twamenya ko buriya bwise ubwoko mu mateka y'u Rwanda
atari bwo bwoko bw'abanyarwanda. Ubwoko bw'abanyarwanda bugira inkomoko mu Rwanda. Ubwoko bufite inkomoko mu bitekerezo no mu mitwe y'abantu bwose ubwoko bw'abanyarwanda. Niyo mpamvu abenshi muri iki gihe muzumva bafite ibyo bashyira imbere ibyo by'ubwoko. Abo ntidukwiye kubatega amatwi. Ndi umunyarwanda, ndi mu banyarwanda yanyuze mu ikubitiro. Nzakomeza nyiharanire ku buryo izageraho igashimisha. Nubwo rero turi abanyapolitiki bigenga, mpamya neza ko hari abanyarwanda benshi cyane badukurikiye biteguye bavuga bati Mpayimana mu buyobozi bwe ishobora kumwunganira kuko sinzabuyobora jyenyine, mugahora mwiteguye. Mujye rero muze dufatanye duhereye ku bibazo bivuka buri munsi. Intego yanjye murayizi, indi ntambwe ni uko tugomba gutera indi ntambwe nta gusubira inyuma. Intambwe kandi ya gatatu ikomeye cyane igezweho ubu ngubu ni ugushyira mu gaciro, kuko intambwe ya mbere yarubatswe dushima inkotanyi zarokoye abanyarwanda bari batangiye guteshwa agaciro k'ubumuntu, k'ubunyarwanda, bashaka kubasiba ku ikarita y'isi, ndetse n'igihugu ubwacyo kigahabwa agaciro. Ubu abantu bakaba bariho tuzwi mu gihugu, tuzwi nk'abantu bafite ireme, igihugu gihagaze neza rwose. Mwaduhejeje agaciro, ibyo bintu nta muntu ugomba kuzagira. Ibyo twubaka byose, ibibazo turwanya byose, tugomba kumenya ko u Rwanda hari aho rwari rugiye. Nibutse muri ziriya myaka za 70 bajyaga baririmba ngo u Rwanda rwari rugiye kujya mu Rwabayanga, ahubwo rwahageze burundu, noneho ahubwo nirwo rwaremwe bundi bushya. Mpamya ko ubuyobozi bwarokoye u Rwanda nabugeranya na Gihanga mushya. U Rwanda ruriho ruhangwa bundi bushya. Twe duharanira gusimbura abayobozi bariho, tuzaharanira imyanya ikurikira iya Gihanga, imyanya ya Kanyarwanda, imyanya y'Abatumba, imyanya y'Abansoro, imyanya yose yakurikiye Gihanga. Gihanga rero ubu tuyubaka, ni igihango gikomeye ku banyarwanda twese. Ibyabaye muri 1994 ababitugiranyemo bajye bavuga bavuye. Akandi gaciro ka kabiri twagejejweho ni ibikorwa by'agaciro bigaragaza kuri buri wese: imihanda, umujyi mwiza, isuku, n'ibindi byinshi bituma u Rwanda ruriho rutera intambwe mu iterambere. Agaciro rero ka gatatu dusaba ko dutera indi ntambwe, Banyarwanda dutera indi ntambwe, ni ugushyira mu gaciro. Gushyira mu gaciro bidusaba kumenya icyo dushingiraho kubaka igihugu cyacu. Ni itegeko, gushingira ku itegeko, gushingira ku kubaha itegeko bizaduha agaciro, bizatuma twihesha agaciro, bizanatuma ibyo dukora byose dushyira mu gaciro. Ntiduhubuke ngo duhutireho kandi ntituvange inzego z'ubuyobozi. Abacamanza bagakora akazi kabo neza, abayobozi bakubahiriza itegeko, noneho n'abadepite, abanyamakuru n'abaturage ubwacu twese tugashyiraho amategeko atubereye. Ngindi ntambwe rero nabahamagariye, nkaba nizeye yuko munkurikira, nizeye yuko inama mbagezaho zibafitiye akamaro. Ndabashimiye, ubundi dukomeze dufatanye. Murakoze.